Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya NES, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NES ishyize itangazo none ahangaha hanze ku banyeshuri bazatangira kuza ku ishuri ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Ni inkuru nziza kwa bano banyeshuri ndetse n'inkuru mbi kwa bano banyeshuri, cyane cyane abantu bakoze examine ya leta bakabona buruse bakaba bagiye kwiga mu bigo bya leta. Bivuze ngo ni inkuru nziza ndetse n'inkuru mbi. Ndaza kubisobanura mu byiciro bitatu bitandukanye. Nese yongera kwibutsa ababyeyi aba bana bagiye haguruka mu rugo ndetse kubahereza ibikoresho by'isuku ku bakobwa bafite imyaka y'ubukure, kubahereza amakontegisi ndetse n'ibindi bikoresho by'abakobwa by'isuku. Nese yongera kugaruka ku banyeshuri bazaza gukora cyangwa bazaza ku ishuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, kuzaza bitwaje tike izabazana ku ishuri ndetse n'izabasubiza bibaje mu biruhuko. Bivuze ngo ku minsi mikuru, ndavuga kuri Noheli no kuri Bonane, abanyeshuri bagarutse mu rugo bakaza kurya umunsi mukuru ndetse bakawusangira n'ababyeyi. Nese rero niyo mpamvu yahise ishyira rino tangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo iri tangazo rigenewe abarezi, ababyeyi, abarimu ndetse n'abandi bose bakunze kwiga cyangwa n'abantu bose bize. Bivuze ngo abantu bize ku rwego rwa kaminuza bakaba bagiye kwiga impamyabumenyi ya kaminuza, ubwo bazahabwa masters, bagiye kwiga muri Turukiya, ubwo 16 baziga ubuganga, ubukerarugendo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihugu cya Turukiya. Bivuze ngo 15 ubutari rutema ikirere ejo bundi ku itariki 6 bo bazaba buriye indege bagiye muri Turukiya kwigayo. Bivuze ngo abangaba nabagize amanota meza, bisobanuye ko nabatsinze ikizamini cya leta. Reka tugaruka ku banyeshuri nabo bazaza ku mashuri ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, ubwo mu turere dutandukanye nagiye mbabwira ku biganiro twakoze bazatangira kuza ku mashuri. Bivuze ngo icyo bisaba rero umubyeyi, ubwo twagize ku babyeyi, cyo musabwa guhereza abanyeshuri, musabwa kubahereza ibikoresho byose byuzuye, uniform mashyashya, inkweto zishyashya, amakotegisi ku bakobwa bakuze, amafaranga y'itiki zabajyana n'ibagarura ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku, amasabune, utuntu nk'utwo dutandukanye. Bivuze ko rero imodoka abiga mu ntara zigiye zitandukanye, imodoka bazayifatira i Nyamirambo kuri Pele Stadium. Gusa Nese yongera kwibutsa yuko Nyabugogo nago bakihafatira imodoka zitwara abanyeshuri zisigaye ziba ziri i Nyamirambo kuri Pele Stadium. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. N'incamake narimbanyuriyemo, reka mbaramburire amakuru mu buryo burambuye. Ubwo ngiye kubwira itangazo rya NESA. Ese abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bagahabwa buruse za leta, ni inkuru mbi gute? Ese abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta ntibabone buruse, ni inkuru mbi ni inkuru nziza gute? Bivuze ngo umunyeshuri wese wakoze ikizamini cya leta agatsindwa, ni inkuru mbi. Kuva mu ishuri, yuko nava mu ishuri tayari bazahita bamuta muri yombi. Bivuze ngo rero ntago yemerewe kuva mu ishuri, ahubwo sibira utsinde examini ubundi usoza amashuri yawe ubona kwicara. Bivuze ngo abantu benshi bagiye barata amashuri cyangwa bakanga kwiga amashuri, ubusanga barabaye ibirara, kwikubita Nyabugogo ugasanga bigize nyine ba bantu bashaka kwiba abantu. Nshatse gusobanura ngo abamarine. Bisobanuye ko rero nanone ni inkuru nziza ku bantu mwakoze ibizamini bya leta, mwahawe buruse za leta. Bivuze ngo mugiye kujya kwiga mu bigo bya leta kandi mwige mwishyurirwa, kandi noneho mwige banabahereza amafaranga angana n'ibihumbi 40 kuzamuka y'ukwezi azajya abageraho kuri konti zanyu, muzafunguza mukazitanga mukajya muri system. Bivuze ko rero aya mafaranga babahereza ya buruse, rero hari abantu benshi mutari muyazi ibintu byinshi. Aya mafaranga buriya, aya mafaranga uyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ngo aya mafaranga iyo ubashije kuyabona baguhereza buri kwezi. Iyo uramutse ubonye akazi muri leta, bivuze ngo iyo baguhemba bakuraho ano mafaranga, bagenda bakuraho make ku mushahara wawe. Bivuze ngo rero aya mafaranga ni inguzanyo baba babahereje kugira ngo mwige mutsinde, kugira ngo mugire icyo mwigezaho. Muzibuke n'ababahaye ayo mafaranga, ndavuga icyatubye, ndavuga igihugu cyacu. Bivuze ngo rero mugomba kwiga mugashyiraho umwete kugira ngo muzabone akazi keza. Aya mafaranga leta ibahereza kugira
kugira ngo namwe muzabyaze cyangwa muyabyaze umusaruro, kandi namwe nimutsinda mukiga neza fresh ubwo bumenyi mukaza mukabubyaza umusaruro, namwe muzibuke igihugu cyanyu, mwongere mugisubize kuri twa dufaranga, cyongere cyubake, cyongere cyishyurire abandi. Turacyatsindisha abanyeshuri benshi, nicyo bishatse gusobanura. Uvuze ngo abantu bamvaga ngo amafaranga ya boruse, ngo umunyeshuri amuhereje amafaranga ya boruse, aya mafaranga my friend, amafaranga arishyurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya mafaranga arabona kubwira uburyo ki bayishyuramo. Iyo urangije kwiga ukabona akazi muri leta cyangwa ku bigo bikomeye bishamikiye kuri leta, bivuze ngo aya mafaranga uba ugomba kuyishyura. Gute ugomba kwishyura rero? Ubwo ngubwo bivuze ngo iyo ukwezi kurangiye hari udufaranga duke duke bagenda bagukuraho tujya mu kigega rw'igihugu nyine. Ubwo no kuvuga ngo ibyo ngibyo ne sarukuntu barabihujije n'amakonte n'ibindi kugira ngo bigerweho nyine, udufaranga duke tujye tuvaho tuze mu kigega kugira ngo n'abandi nabo bari gutsinda babone icyo bazishyura cyangwa bakore muri cya kigega, nanone babishyurire baze bige kugira ngo abana bacu bajye bagira ubuzima buzira umuze, cyangwa kugira ngo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta munyeshuri n'umwe uzicwa n'inzara ku ishuri. Murabizi ko kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu abanyeshuri bose bararya, kuva mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Murabizi ko ku bigo basigaye bateka, abanyeshuri rero barabatekera bakarya, kandi ku mafaranga makeya, ku gihumbi umunyeshuri aba yatanze. Bivuze ngo rero ubwo mu mwaka wa 2024 abanyeshuri babasubiza mu ishuri, ndavuga abana bari bari ku mihanda bose babasubiza mu ishuri, babasabaga gutanga inoti y'igihumbi, ndavuga ababyeyi babo, kugira ngo abana bige bajye banarya. Bisobanuye ko rero iki gihumbi batangaga ntago ari ikigura ibiryo, koko tuvuze ngo ni ikigura ibiryo, igihumbi ntago hakirya iminsi 2 cyangwa 3, ariko utanze igihumbi cya buri gihembwe, bivuze ngo cya gihumbi cyawe kiragenda kikajya mu kigega, ntago kiza nyine mwizo munga leta yageneye abanyeshuri. Ndavuga abanyeshuri nyine baba badafite ubushobozi, nyine babandi uvuga ngo nibishoboye baba bakuye mu mihanda, ubwo nibo ndi kuvuga. Rero biyo bigeze haramwira system, bivuze ngo bihurira imajerwe. Bivuze ngo rero munyarwandakazi, icyo turakivivuye. None reka tujye ku nkuru nziza y'abanyeshuri kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Mu wa mbere ni inkuru nziza kubera ko nta cyahindutseho, amafaranga y'ishuri ntago yagize yiyongera, amafaranga aracyari yayindi. Ndavuga mu wa mbere segonderi, ubwo niho ndi, ntago ndi mu wa mbere primaire. Amafaranga aracyari yayandi, ntago amafaranga yagize yiyongera yo kwishyura amashuri. Abiga nayo ni bisanzwe, bigira ubuntu, ngira ngo murabizi icyo babasaba no gutanga amafaranga yo kurya gusa. Noneho abiga mu bigo bya interina nta mafaranga yagize yiyongera, amafaranga aracyari yayandi. Gusa nihavuka ikindi kibazo cyangwa nihavuka ikintu cyatuma bongera amafaranga, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ugenzura ry'amashuri, ndavuga NESA, ubwo izabitangaza tuhite tubababwira mu itangazo rya NESA kugira ngo mugire uburyo mwitwaramo, mwumve nimba amafaranga mwayabona, nawe nimumva mutayabona murekarame, amafaranga bazayakuraho. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ubwo reka nyarukire ku babyeyi bazohereza abana ku ishuri, ko bazagomba kubategurira amatike. Ese ingendo zizatangira kugera ryari? Ingendo zizatangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025, ingendo zizasozwa ku itariki 8 z'ukwa 9 mwaka wa 2025. Ubwo umunyeshuri wa nyuma azagera ku ishuri ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, nibwo n'amasomo azaba atangiye. Bisobanuye ko rero ubwo murasobanukiwe, abatuye mu ntara za kure nka za Rubengera, Burera, biga mu mujyi wa Kigali, ubwo ku itariki 5 bashaka batangira kuza ku ishuri. Bivuze ngo nkuko mubibona uno munsi turi itariki 3, harabura iminsi 2 kugira ngo mutangire kuza ku mashuri, cyane cyane abantu bimuwe ndetse nk'abantu bakoze examine za leta bagatsinda bagahabwa boruse, barasabwa kuza kureba muri za university bazigamo bakanahamenya, kugira ngo nyine bazaze ku ishuri ibintu byose babisobanukiwe. Bivuze ngo amasomo azatangira ibintu byose babisobanukiwe. Nese rero njya kwibutsa abarezi kuzitegura bana abanyeshuri kugaruka ku ishuri kandi bakabitegura hakiri kare, ubwo abanyeshuri bazaza babakiriza urugwiro. Ababyeyi nabo twongera tukabashimira ko igihe abana bari bamaze mu biruhuko nta tangazo cyangwa nabihuha byigize uvuga yuko abana bishoye mu biyobyabwenge cyangwa bakishora mu ngeso mbi.
bivuze ngo ibyo ntabwo byigeze byumvikana. Bisobanuye ko rero ababyeyi bacunze abana babo banabarera neza cyane, ubwo nese bongera kubashimira ubwo abana bagiye kuza ku mashuri. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha. Ni mwarimu muvana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkuru rwo tubakorerwa ko ngoma, nkaba nkorera mu mujyi wa Kigali hano munsi ya Dani Town, nkaba ariho mfite ofisi. Ushaka kunsura wanyandikira kuri 0749535269. Iyo nimero yandikiraho kuri WhatsApp ndagusubiza. Ushaka kudutera support, kudutera imunga, nawe waba ushaka akazi yenda k'ubunyamakuru, ugashaka kudukubita support, wampamagara ukansanga tukajya tukaganira nimba ari cyo washoramo mu izi business zacu dukora ukagishoramo. Waba ushaka kwamamaza tukakwamamariza, bivuze ngo ibintu byose ugeze hano wadusanga, cyangwa ugeze hano mu mujyi waduhamagara tukakurangira aho dukorera. Hari ibintu byinshi cyangwa hari amatangazo y'akazi ndibuze gushyiraho. Hari amahoteli atandukanye, Nobilis Hotel, Umwe Ground Hotel, ndetse n'ino hoteli iri mu Rugunga nayo yashyize cyangwa yaduhaye recommendation yuko ishaka abakozi. Kampanyi y'ubusekirite Delta, Topsec, ndetse na Gadawadi nayo yashyize itangazo hanze ry'abantu bashaka akazi.